Igihugu cy'u Rwanda cyasohoye itangazo by'umwihariko rireba abarangije kwiga kaminuza bifuza kuba bakinjira mu ngabo za RDF, Rwanda Defense Force, ingabo zishinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rikubiyemo ibintu byinshi by'umwihariko n'akamaro by'umwihariko kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda urangije kwiga kaminuza uzagira, ndetse n'ibyo uzakora, imishahara uzahabwa ukinjira mu gisirikare, ipeti uzahabwa. Ibi byose birimo inshingano zigiye gutuma bahamagara, muzajya mugenda muzizi kugira ngo utazajya ugenda ko bakubwira imirimo ugiye gukora ukavuga ngo ibi byose ntabwo nari mbizi, ariko noneho muzajya muhaguruka imirimo muyizi cyane ko kubera no muri rino tangazo tugiye kubasomera ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ibyo tugiye kubana ndi Isa uri kuri Rwanda Rumu TV, kora subscribe kugira tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse mu minsi yashize iri tangazo risa nk'iri ngiri ryari ryongeye gusohoka, abakoze barangije kwiga kaminuza bagiye mu gisirikare cya RDF ubu gutya bicaranye ipeti, ntabwo bari kubaho nk'abana basirikare bandi dusanzwe tuzi, barubashywe kandi bafite inshingano nyinshi mu gisirikare cy'u Rwanda. Iki tugiye kubana nakwibwiye, kora subscribe kugira ngo dutangire. RDF ifite ikibazo cy'uko mu ngabo z'u Rwanda bajya babura abasirikare bifashisha by'umwihariko mu bo bohereza hirya no hino mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu ndetse n'utw'isi mu kubungabunga amahoro. Akaba ariyo mpamvu bahisemo ko kwinjiza abasirikare barangije kwiga segonderi birahagije, ni na byiza baranafite benshi, ariko noneho bategereje no kwinjizamo abarangije kwiga kaminuza mu buryo bwo kugira ngo bubake igisirikare gifite ireme gikomeye kandi gihambaye, haba mu ruhando mpuzamahanga, haba mu mivugire, mu mikorere ndetse no mu migirire. Akaba ariyo mpamvu basohoye itangazo rivuga ko umusirikare cyangwa se umuturarwanda uzifuza kwinjira muri RDF arangije kwiga kaminuza, uyu nguyu ibyo azaba agiye gukora biri muri rino tangazo ni ibi bikurikira, ndetse n'amapeti azahabwa tugiye kuyababwira. Icya mbere, azaba ari wa musirikare uzajya ukora yambukiranya imipaka inshuro nyinshi. Niba ari ukugarura amahoro hirya no hino ku isi, nibo bazajya bifashishwa benshi bagenda banayoboye abandi, kubera ko bifuza ko mu gihe bagezeyo hazajya barimo abenshi babaserukira mu buryo bwo kugira ngo babe bajya gukorana ibiganiro n'ingabo zisanzwe zo muri icyo gihugu, kugira ngo babashe gutumanaho kandi bumvikane n'abasirikare neza bari buze kuba bari kuri field cyangwa se aho ruri kwambikanirwa. Aha ngaha rero akaba ariyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda cyarebye kigasanga gifite ikibazo cy'uko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda barangije kwiga mu wa gatandatu binjira batazi kuvuga icyongereza no kucyumva wapi, wagira nta nubwo bigeze bakiga. Ariyo mpamvu bari guharanira kwinjizamo abasirikare barangije kwiga kaminuza kugira ngo bose bajye babafasha kuba baganira n'abandi basanze muri icyo gihugu mu gihe bafite ibyo bagiye gukorayo, cyangwa se bafite imigenderanire ijyanye na diporomasi cyangwa se imibanire mu bya gisirikare. Akaba ariyo mpamvu bahisemo rero kuba bakinjiza abarangije kwiga kaminuza. Ikindi kandi abarangije kwiga kaminuza bazajya binjira bahita bahabwa ipeti rya ofisiye. Iyo uhawe iri peti kwambara imyenda ya gisirikare isanzwe uba uyifite, ariko ntabwo aba ari itegeko akenshi na kenshi, kuko uba ufite imyenda yawe yabugenewe, ikote ryiza, ipantaro nziza y'itisi, agakweto k'umukara ndetse n'indi myenda igiye itandukanye. Akaba ariyo myenda abenshi baba bakunze kwiyambarira, kuko uzabibona mu karasisi. Buriya abantu benshi bakora akarasisi baba bambaye imyenda y'aba ofisiye, kuko iri mu myenda myiza ya mbere iba igaragara kandi inakeye kurusha indi yose mu gihugu. Iryo ngiryo akaba ariryo tangazo rero igihugu cy'u Rwanda cyasohoye, by'umwihariko ku bifuza kwinjira muri RDF barangije kwiga kaminuza. Akaba ari ibyo bikorwa bazajya bakora, kandi akaba ari n'iryo peti bazajya bahita bahabwa. Ikindi kandi ni uko iri peti umuntu urifite aba ari umwe mu bantu bakomeye, kuko uba ufite umuntu umwe ugucunga mu gihe utaraba uwahagararira ikigo cyangwa se afande, uba ufite umuntu umwe ugucunga. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro, kubwira ngo wari kuri Rwanda Rumu TV, kora subscribe kugira ngo tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho njye ndi Isa, ciao ciao.